Mana turagushimiye ku bw'aya masaha, wagize neza kuturinda no kuturengera. Muri imbyarutse kuririmba indirimbo ivuga ngo kuturinda waraturenze, warakoze Mana kuturinda. Turagushimiye kubw'ineza yawe n'urukundo tugirira mu izina rya Yesu. Aya masaha mburijemo imigambi y'abanyeshyari, mburijemo inama z'abagome. Buri muntu wese ugiye kumvira ijambo rimugirire umumaro, rimugirire umusaruro, kandi abashe gutabarwa, abashe kubona ubutabazi mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndahesha umugisha buri wese ugiye kumva ubutumwa, abashe gufungurirwa imiryango y'umugisha, abashe kwinjira mu gihe cy'ubutsinzi. Nirukanye imbaraga z'abagome, nirukanye imbaraga z'abarozi, nirukanye imbaraga zitatuma abantu bumva icyo washatse kuvuga. Unyemerere Kristo, buri wese ugiye kumva ubutumwa bubashe kumuhindura, bubashe kumugirira neza, abashe kugera kure, abashe kwakira igitangaza cy'Imana. Mbikoze mfitiye Imana icyizere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Murakabyara mu mahoro y'Imana abe muri mwe, kandi reka mvuge ngo shalom. Tunyuzwe n'ubuntu bw'Imana, ndamahoro, ndishimye, ndanezerewe, nuzuye ubuntu bw'Imana. Iyo nabonye mbyuka bigakunda, aba ari ikimenyetso cy'uko umugambi w'Imana ugikomeje, kandi nyankunda kubwira abantu ngo ntitukihebe ugihumeka. Iyo ugihumeka biba bigishoboka ko Imana yakugirira neza. Uyu munsi ushobora kuba ukora ubuyede, Imana ikakugira neza ukabona ejo bundi ubaye umwenjeniyeri. Uyu munsi ushobora kuba uri umuntu ucuruza detaye, wakegera Imana ukabona ugeze kuri level yo kuranguza. Ugifite umwuka, ejo bundi narabivuze ngo akuka kagitera, biba bigishoboka ko Imana yakugirira neza. Nayo mpamvu rero udakwiriye kujya uhora wumva isi yakubihiye, uvuga uti nta heza hanjye, nta byiringiro bihari. Oya, ujye ukomeza wizere Imana kandi usenge ubudacogora. Ndabizi neza ko Imana izakora ibitangaza. Hamaze iminsi ndimo ndabona abantu wanamusuhuza kugira ati rwose njyewe Imana yatinze kuntabara. Ukabona umuntu yabaye umurakare, ugasanga umuntu yarabise, ugasanga umuntu yashinze ikinyo ku kindi. Reka nkubwize ukuri, ntushake wizera Imana usenge, kuko warakarira isi, wikistressa bitewe n'amateka, wikistressa bitewe n'ibibazo urimo uracamo, kuko ntabwo uzagira uko abantu bakurakaza, ugire uko abantu baguhemukira, ugire umutwaro w'ubukene, ugire umutwaro wo nta n'amafaranga ufite, ugire umutwaro wo nta n'akazi ufite, nawe ubwawe wistress, nawe ubwawe wirakaze. Oya, ntukongere kwigirira nabi, ahubwo imitwaro yawe yose uyizane uyimurikire Kristo. Nazaga numva abarimbi barimbi iwacu bakarimba neza cyane nkanezerwa ngo iyo mitwaro yawe uyizane, Yesu wacu ntakimunanira. Nawe rero iyo mitwaro yawe uyizane, Yesu wacu ntakimunanira. Birashoboka ko unteze amatwi hari imitwaro ufite ikugoye, ngerageza ngo utangarize ko uyizane, Yesu wacu ntakimunanira. Imana ihimbazwe cyane. Reka mbabwire ngo ndabakunda cyane kabisa, mwahisemo neza kuza kuri iki gicaniro, kandi mubikoze mushatse ku bushake bwanyu. Twakuze 50,000, mubikoze ku bushake bwanyu twakuze 100,000. Ubikoze ugakora subscribe, ugakora like, aba ari ikimenyetso kigaragaza ko udukunda. Kandi pe mubishyizemo imbaraga byakunda, mukabikora bwangu. Murabizi neza ko nanjye ubwanjye mbakunda abantu mwiyandikishije mukamugeze ku 14,000, mukamwerekesha mukagera kuri ibyo bihumbi. Ni ikimenyetso kigaragaza ko mudukunda. Rero munyemerere n'ubundi mushyiremo agatege, mujye mushyigikira, mushyireho komantere. Abakeneye ko tubasengera mu byandike, abakeneye ko tubafasha mu buryo wenda bw'iyi nyigisho mwumva twazana, mujye mubitwandikira wepfo. Nanjye nditeguye kugira ngo mbabe hafi, nditeguye kugira ngo dusengane, nditeguye kuko njyewe nahisemo muri wa mwivuga ngo ibyo ntunze byose nanjye ubwanjye nduwiwe, naramwihaye rero kandi nzamukorera. Mushobora kwibaza ngo niki uyu munsi wa none Imana ashyize ku mutima wanjye. Uyu munsi Imana yampaye ubutumwa dusanga mu gitabo cy'umugaragu w'Imana witwa Yobu, igice cya 5 ku murongo wawo mwiza wa 9 wonyine. Niryo jambo tugiye kuganira. Iravuga ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Haleluya. Umva ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka
ikindi n'ibitangaza bitabarika. Hari igihe n'abantu mw'ino minsi nkunze kubibona babona ibitangaza bikoretse abarwayi bakize, ugasanga baraburembinga abantu aturiye ajya ikuzimu. Hari igihe babona n'ibitangaza bikoretse, wabona Imana iguhaye ubukire, Imana iguhaye ku mafaranga, aturiye rwose nawe ajya ikuzimu. Ariko ubundi kuki ibitangaza byose mubyitirira Satani? Ndabahuguye ntimukongere, ntabwo ibitangaza byose bikoreka, ntabwo bituruka kuri Satani, ahubwo rimwe na rimwe biterwa n'ubumenyi buke, bikanaterwa n'uko uyu ubivuga adafitanye ubusabane n'Imana, adafitanye ibihe byiza n'Imana. Kuko njye ndi umugabo wemera ko Imana dusenga, Imana twizeye ijya ihereza umuntu ubushobozi agakira akagera kure. Imana ikora ibitangaza, ntabwo ari Satani wenyine ukora ibitangaza. Kuki mwamamaza ubwami bwa Satani mukagaragaza ko Satani ari uhereza abantu amafaranga, Satani ari uhereza abantu ubukire, Satani ari uhereza abantu gukira indwara? Kuki iyi Imana yacu dukorera nayo mutayizera? Imana dukorera nayo ifite ubushobozi, ikora ibitangaza, kandi ntabwo ikora ibitangaza gusa, inakora n'ibiruta cyane ibyo twebwe dutekereza. Niko ijambo ryatubwiye. Bibiliya rero iratuganirije, iratubwiye ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndagira ngo mvugane n'abantu bari kuntega amatwi. Imana yabyanzuye muri uku kwezi, ukimara kumvira ijambo, ukimara gufungura iyi link, uraza guhura n'igitangaza. Kandi ntabwo ari igitangaza kimwe, ahubwo urahura n'ibitangaza kirenze kimwe bitabarika. Umaze iminsi usenga ngo Imana iguhe urubyaro, umaze iminsi usenga ngo Imana iguhereza akazi, umaze iminsi usenga Imana kugira ngo igukirize uwo mwana, umaze iminsi ubwira Imana ngo iguhe akazi gafatika, umaze iminsi ubwira Imana ngo ikubakire urugo, umaze iminsi ubwira Imana ngo iguhe umugisha muri ubwo buhinzi bwawe, umaze iminsi ubwira Imana ngo ikutabare, ikurengere, gukure igisuzuguriro. Ukimara gufungura iyi link, ukimara kumvira ijambo ry'Imana, hari igitangaza Imana igiye kuzakora ku buzima bwawe. Nagutumyeho kandi unkundire, ntuzabyihererane, uzagaruke ubyandike uvuge ati burya koko cyagiye nkimara gukurikira link hari igitangaza nabonye, hari igitangaza nabonye. Kuko Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo hari ibisubizo by'abantu Imana igiye kubahereza, Imana igiye gukora ukimara gufungura iyi link. Kuko ijambo ryatubwiye ngo niyo yonyine, hasifiwe sana, niyo yonyine ikora ibitangaza, niyo yonyine ikora ibitangaza, kandi ikanakora n'ibintu bikomeye bitabarika. Hari ukuntu umuntu muri quartier ujya kubona ukabona Imana yamuhaye umugisha w'amafaranga, yarakize yubatse ama etage, wajya kubona ukabona umuntu aravuze ngo biriya nawe ngabikura ikuzimu, buriya nawe ngo rwose nta handi hantu hatuma akira, nta handi hantu hatuma yambara ziriya style, nta handi hatuma yamamara, nta handi hantu hatuma agera kure, ngabikura ikuzimu. Gabanya amagambo, gabanya amatiku, yaba ajya ikuzimu namwe mwese mwarashiriyo mukajya kubirebayo. Kuki mwamamaza ubwami bwa Satani mukabona ko Imana yacu dusenga idashoboye? Sigaho, Imana twizeye irashoboye, ifite ubushobozi bwo gutanga kashi, ifite ubushobozi bwo gutanga amahoro, ifite ubushobozi bwo gutanga umugisha w'amazu, ifite ubushobozi bwo kubohora abantu, ifite ubushobozi bwo gukiza abantu indwara zabizingiyeho zikagira gute zigakira. Kuko ijambo ryatubwiye ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka. Asifiwe. Ndagira ngo ubwize ukuri ukimara kumvira ijambo, Imana igiye gukora ibintu bitarondoreka. Ugiye gushiduka ubyara wabyaje n'inka. Abanyarwanda bazaga bavuga ijambo nkura cyane ngo rakabyara wabyaje inka. Mbega ni ukubona umugisha ugenda usimburana, ukajya kubona ukabona umwana ku mashuri arize aratsinze, ukajya kubona ukabona umugore wawe arabyaye, ukajya kubona ukabona ku kazi baraguhamagaye. Muri aya masengesho ndumva nshaka kubatura imigisha y'ibitangaza bitabarika, kandi ukimara kubyizera Uwiteka agiye kubikora. Ni imigisha irandaranda, ni umugisha ugiye kujya usimburanya n'uwundi, ni umugisha ugiye kuza umwe na wundi ukurikiye, kuko Uwiteka afite umugambi wo gukora ibitangaza bitabarika ku buzima bwawe. Ikindi ijambo ryatubwiye ngo sawa gusa, ngo ndetse inakora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika
izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Icyama muri uku kwezi ukongera ukikomeza kuwiteka, icyama muri uku kwezi ukongera ukavuga ngo Mana, nanjye mu bantu ushaka ko wakorera ibitangaza, nanjye ushyiremo, nanjye unshyire ku mubare ku rutonde rw'abantu ugomba gutabara, rw'abantu ugomba kurengera, rw'abantu ugomba kubohora, rw'abantu ugomba gukuraho ibindwanya. Kandi numara kubyizera, ndabizi neza ko Uwiteka Imana araza kubikora. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ngufitiye inkuru nziza. Imana igiye gukora ibitangaza, amaso yawe anezerwe. Ngufitiye inkuru nziza. Imana yakuntumyeho niyo yonyine ikora ibitangaza, niyo yonyine igiye gukuraho icyo gisuzuguriro. Imana niyo yonyine ihoza abantu amarira. Imana niyo yonyine ihumuriza umuntu ntinamucyurire ibyo yakoze. Imana niyo yonyine umuntu abwira ibanga ntirimene. Imana niyo yonyine ihindura umuntu amateka, abantu bagatangara. Imana niyo yonyine ikora ibikomeye, abantu bagatangara. Icyama muri uku kwezi ukongera ukayizera. Icyama muri uku kwezi ukongera ukayigira iya mbere. Icyama muri uku kwezi ukongera ukayibwira ngo Mana, nasobanukiwe ko ari wowe wenyine wahindura ubuzima bwanjye. Nasobanukiwe ko ari wowe wenyine wankura iki gisuzuguro. Nasobanukiwe ko ari wowe wenyine wantabara, nanjye ngagushima. Uragira ngo usengere? Ese nawe usobanukiwe ijambo? Uravuze ngo nanjye mbe mu mubare bw'abantu Imana yakoreye ibitangaza. Nawe urashaka kujya mu mubare w'abantu Imana yakoreye ibintu bikomeye. Birashoboka ko wadepoje bikanga, birashoboka ko wasabye akazi bikanga, birashoboka ko umaze igihe kirekire ku gisasiro cy'uburwayi, birashoboka ko uneze amatwi ufite ibibazo bikugoye. Uyu munsi wa none mfigufitiye inkuru nziza, ndashaka kugusengera. Imana yambwiye ngo niyo yonyine ikora ibitangaza bitabarika, niyo yonyine ikora ibyo abantu batashobora gukora. Ukimara kumva ubutumwa, ndagira ngo nkubwize ukuri, ubuzima bwawe ntabwo busigara uko bwari bumeze. Ndagira ngo nkubwize ukuri, imibereho yawe igiye guhinduka ukimara kumvira ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, kora ibitangaza ku muntu wese ufite ingorane n'ibibazo. Kora ibitangaza ku bantu basubiye inyuma bongere bakugarukire. Kora ibitangaza ku bantu bamaze igihe kirekire ku gisasiro cy'uburwayi bakire. Bistaforima lekospa aiglom. Uhereye aka kanya umwuka wose wari ukuboshye n'utsindwe. Imbaraga zagusubizaga inyuma ndaziciye. Konegisiyo y'abarozi ndayiciye. Mu butware impabwa n'Uwiteka. Kora ibitangaza ku batuye muri Amerika. Kora ibitangaza ku batuye mu Burayi. Kora ibitangaza ku batuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kora ibitangaza ku Banyarwanda aho bari hose batwumve, babuhoke bakire igitangaza. Kora ibitangaza ku badafite akazi bakabone. Ndagushimiye kuko ukoze ibitangaza ku bari bamaze igihe kirekire barwaye urabakijije. Ndagushimiye kuko ukoze ibitangaza ku bamaze igihe kirekire baboshywe n'indwara z'urudaca urabakijije. Ndagushimiye kuko ukoze ibitangaza ku bantu bamaze igihe kirekire baboshywe n'imbaraga z'abadayimoni kubakijije. Nyemerera ugirire neza buri wese utwumvise, kandi akimara kumvira ijambo ahindurirwa amateka. Mbisenze mbyizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Prophet Rukundo Emmanuel. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Bye bye.